Chaste Gahunde turagusuje tugwaye ikaze kuri Radio Rumuri na RSP Info. Uri Vice President w'ishyaka Ishema ry'u Rwanda. Kuri uyu wa kane mwizihije isabukuru y'imyaka 8 mumaze mushinze iri shyaka. Hari ku ya 28 Mutarama umwaka w'2013. Mbere yo kubaza muri make ibyo mumaze kugeraho, duhere kuri iyi tariki ya 28 Mutarama. Ntimwayihisemo gutya gusa, ahubwo ngira ngo nuko kuri mwe ifite ibyivuze by'ingenzi. Wabibwira abadukurikiye? Urakoze cyane Jean Claude Murinda habi kumpa aka kanya kugira ngo tuganire. Nibyo koko ejo ku munsi w'ejo tariki 28 z'ukwezi kwa Mutarama mwaka wa 2021 wari umunsi twe twizihizaga isabukuru y'imyaka 8 tumaze nk'ishyaka, ariko tukanibuzihiza by'umwihariko imyaka 60 Repubulika y'u Rwanda imaze iriho. Utire impamvu rero twe iyo umuntu abyumvise kubera ko twe urumva ni isabukuru y'inyabubiri, ariko mu by'ukuri uwo munsi twawuhisemo dushingiye cyane cyane kuri ayo mateka ya Repubulika. Nakwibutsa ko mu myaka nyine 60 ishize, hari muri 61 ku itariki 28 z'ukwezi kwa mbere, Abanyarwanda batandukanye abayoboraga amakomini n'icyo twakwita imirenge ubu ngubu bahuriye Igitarama, hanyuma bavuga yuko baravuga bati turabona ubutegetsi bwa cyami butakijyanye n'igihe tugezemo, bafata icyemezo mu by'ukuri cyo gukuraho ubwami bagatangiza Repubulika. Niyo mpamvu bamwe banavuga ati mushatse mwanavuga ko ari umunsi wa demokarasi mu by'ukuri, ariko kubera ko iyo minsi yombi ubona abantu bagenda bayitiranya ati ni umunsi wa demokarasi, abandi bati ni umunsi wa Repubulika, ariko ikigaragara nuko wari umunsi rubanda cyangwa se abaturage bafata mu ntoki zabo ibyemezo bibareba, bagashyiraho ubutegetsi butandukanye n'ubwari buriho bwa cyami, bwagendaga ari ubutegetsi bugendera ku maraso, no kuvuga ngo buvukanwa n'umuntu umwe, yazasaza akabusigira umwana we, akazaburaga umwana we. Icyo rero tugasanga ari ikintu cy'ingenzi no muri bino bihe tugezemo. Ni ngombwa ko abaturage ari bo bagira uruhare mu kwishyiraho ubutegetsi. Ni nayo mpamvu twafashe rero iyo tariki turavuga tuti tukurikije n'ibiri kubera mu Rwanda, turabona mu by'ukuri abaturage badafata ibyemezo biba byabo, ahubwo barabifatirwa. Ugasanga ubutegetsi burabafatira ibyemezo butanababajije, ugasanga n'uburyo ibyo byemezo bifatwa cyangwa n'abajya mu butegetsi, abinjira mu butegetsi baba batagenwe na rubanda, ahubwo bagenwe n'abasanzwe mu butegetsi n'ubundi. Nayo mateka rero mu by'ukuri muri makeya twe twahisemo iyo tariki tuvuga tuti ni ngombwa ko ubutegetsi bushingira ku baturage, kuri rubanda ikabihitiramo ndetse ikanabakuraho n'ibibona batari kuzuza inshingano yabahaye. Murakoze. Hari n'uwakwibaza niba mu bindi byaba byaratumye muyihitamo ari uko mureba abafashe icyo cyemezo cyo gushyiraho Repubulika igasimbura ubwami, niba abo bose basa nkaho hari icyo babunguye cyo kubabera urumuri no kuba hari icyo mwabigiraho, nabyo byaba birimo cyangwa birahurirana, ariko byose nyine byagaragaye. Twavuga ngo resulta imaze kuboneka, iyo Repubulika imaze kujyaho, ikigaragara cyane cyane kidufasha mu buzima nuko batigeze bafata intwaro kugira ngo babashe kugera kuri iyo mpinduka. Ntabwo byabaye ngombwa ko bafata intwaro kugira ngo barwane n'abari bariho. Oya, batangiye rwose baharanira uburenganzira bwabo, bakandika bakabimenyesha amahanga, bagasaba, bakandikira umwami bati nyaboneka waretse natwe tukinjira mu butegetsi. Barabisaba bashimitse, ariko bitabaye ngombwa ko barwana. Twe rero iyo nzira cyane cyane tuyifata rwose oseriyo, niko navuga oseriyo, sinzi ukuntu umuntu yabivuga mu Kinyarwanda, ariko tuyiha agaciro cyane. Ni ngombwa ko abantu biga gukemura ibibazo bitabaye ngombwa ko bajya mu kurwana. None rero icyo gihe cyaratwensipiye tukavuga tuti aba bantu babashije guhindura ubutegetsi bwari bumaze igihe kingana gutya, bwarinangiye kandi bigaragara neza ko bushingiye ku bantu bamwe, bupfinagaza abandi, kandi bakabigeraho mu by'ukuri bitabaye ngombwa ko bafata intwaro. Aba bantu batubera urugero pe. Nuko rero ibyo nabyo biri mu byatumye dufata iyo tariki. Mu by'ukuri nagira ngo nakwibutsa ko mu gihe twizihizaga imyaka 5 twari tumaze, twatangiye procedure nk'umuhango wo kujya duha abantu amashimwe cyangwa se amashimo, ordre de la distinction,
tuzajya tugenera abantu tubona bagize uruhare muri ibyo bikorwa byo guharanira impinduka nziza, kandi n'abagerageje kuvuga icyo batekereza, ibyo twita urugero rw'abataripfana. Abo bagabo bose nibura twafashemo babiri bari muri izo mpinduka zo muri 61 aribo Dominiko Mbonyumutwa na Kayibanda Gregori. Abo nabo twabahaye ishimo ryitwa intwari za rubanda. N'abantu babashije kugeza rubanda ku mpinduka, ariko bitabaye ngombwa ko bagenda ngo bafate intwaro banyujije mu bundi buryo bw'amahoro. Umuntu ashobora kubabaza ati imyaka 8 si ubusa, mufite ibyo mwateganyaga gukoramo, mufite intego mwari mufite kuba mwazigezeho muri iki gihe, none mwishimiye ibyo mwagezeho uyu munsi, ibyo mwari mwateganyije? Urakoze. Hari byinshi twagezeho, ariko ntabwo nakubeshya ko ibyo twifuzaga ariko twabigezeho. Ibyo twifuzaga ni uko nka kongere ya mbere twateranye mu mwaka w'2014 twahise dufata icyemezo cyo kujya gukorera politiki mu Rwanda, tukavuga tuti gukorera politiki mu mahanga ni amaburakindi. Nibyo koko twayitangiriye hanze kubera amaburakindi, ariko turavuga tuti kugira ngo twegere abaturage tunafatanya no guharanira izo mpinduka nk'uko bambonye umutwe babikoze, ni uko twegera rubanda kandi tukegera n'abo tuhanganya, abo tubwira. Ubwo butegetsi tukabwegera, tukavuga tuti dore ibi bintu ntibigenda neza, nimureke abaturage binyagambure. Turavuga tuti ni ngombwa ko tujya mu Rwanda. Ubwo rero objectif yahise iba yo kujya mu Rwanda. Twagombaga kujyayo ku itariki mu mwaka w'2016, ndetse muzi ko twari twatanze n'umukandida ku mwanya wa perezida wa Repubulika mu mwaka w'2017, ariko twabujijwe kabiri kose kwinjira mu gihugu. Iyo yabaye ikintu cya mbere cyabaye nk'igidukoma mu nkokora, bituma amakipe yacu akorera mu Rwanda clandestinoma, kuko twifuzaga ko azagaragara tugezeyo. Biba ngombwa ko tubibabwira ngo nimwe mwikarumye mukomeze mukore nyine bucece mutagaragara, ariko ubwo no hanze naho bidusaba kongera gukora indi reorganisation kugira ngo twongere nanone tushaka uburyo ki twazagera mu Rwanda muri ubwo buryo nanone bitabaye ngombwa ko dufata intwaro. Iyo tuba bashaka gufata intwaro ubwo tuba twarazishakishije, ngira ngo cyane cyane aho bari bamaze kutwereka ibaruwa ivuga ko badashaka ko twinjira mu gihugu, ngira ngo iyo tuba barwana tuba twaratangiye procedure yo kurwana. Turavuga ubu rero icyo twishimira nuko ishyaka yamaze gushinga imizi, niko navuga. Abantu benshi cyane bamaze kumenya icyo twifuza, bamaze kumenya uburyo dukora, bamaze kumenya nibura icyo kintu, uwo muco mwiza w'ubutaripfana. Turanawishimira ko hari abantu bagiye bahaguruka noneho bakavuga, nubwo ibi biteye ubwoba, ariko uwo muco mwiza w'ubutaripfana wo kuvugisha ukuri, ugahaguruka ukareba umuntu mu maso nubwo yaba kurenganya, ugahaguruka mu maso ukamubwira uti urambangamiye, ibi si uko byagomba kugenda. Ibyo tukabona ari ibintu byiza twagezeho, biri no kugenda bitera imbere, ariko turacyafite iyo gahunda yo gushakisha uburyo bwose twakorera politiki mu Rwanda, kuko niyo destination finale. Chaste Gahunde, visi perezida w'ishyaka ishema ry'u Rwanda, ubwo aho ngaho nyine wari ugeze ni naho ngira ngo nkubaze, kandi hari n'abandi babyibaza. Muri iki gihe mwe mutavuga rumwe n'ubutegetsi bwo mu Rwanda, aho ntimuri mukeragati, kwa kundi ubona ko abantu byabashobeye bagishakisha, batabona inzira ishobora kubageza ku ntego zabo no guhindura ubutegetsi bashaka guhindura. Siko byaba bimeze muri iki gihe kuri mwe? Mubibona ukundi? Ntabwo nakwemeranywa nawe 100%, kuko icyo ndi bwemeranywa nawe nuko muri iyi si harimo transition, harimo ibintu byinshi cyane biri guhinduka. Ntabwo ari ukubyemeza, ni ukubaza. Ikigaragara nuko muri kino gihe hari ibintu byinshi cyane birimo guhinduka, ndetse byinshi tudafiteho control, ibyo tudakontorora. Burya rero ikintu tutagikontorora biranaruhanya kugifataho icyemezo, kubera ko nyine haba harimo ni aleya, cyangwa aleya sinzi ukuntu umuntu yabivuga, ni ibintu by'impinduka bishobora guhinduka muri ako kanya, cyane cyane nk'ubu turi mu gihe cya corona, cya covid, tutari twiteze uko izaza. Urabona isi yose ni nkaho mu by'ukuri yahugiye mu bindi. Nk'ubu ngubu bibaye gutya, nka Perezida Kagame akaba atakibashije kuyobora kubera impamvu runaka, mwebwe mutavuga rumwe na buriya butegetsi, hari inzira, hari uburyo mubona bwo kuba mwakwinjira mu mpinduka nshya,
cyangwa ubutegetsi bufitwe na FPR bwakwikomerezwa n'abayirimo nyine gusa mwe mugasa n'abarebera ibintu bihita. Ari nayo mpamvu nakubazaga ariko mbariza n'abandi bibaza niba abatavuga rumwe n'ubutegetsi opposition itibereye aho ifite ubushake ariko yarabuze aho inyura, yarabuze uko yagera ku ntego ifite. urakoze kumbaza icyo kibazo kandi ni ikibazo cyiza ariko kitanoroshye. Ubwo uvuze ku bijyanye no kuba Perezida Paul Kagame hari igihe atashobora kuyobora, ngira ngo wabonye ibivugwa byinshi, ndetse hari n'abageze aho bavuga bati yarapfuye. Hari twibyo tubona nuko mu by'ukuri koko atagaragara, kandi twakoze n'amatangazo menshi ndetse twandikiye n'umuryango w'abibumbye tuwusaba ko warebera hafi icyo kibazo, kubera ko bigaragara ko hari akavuyo kenshi cyane mu gihugu. Abasirikare barakora ibyo bishakiye, ibintu tutari tuzi mu gihe Kagame yagaragaraga. Nibura wabonaga abantu abasirikare bafite uko bitwara, ubu byarahindutse, abantu barikorera ibyo bishakiye, abaturage barafungiranwa kandi ntihagire ikintu, ukabona nta ari ibintu bimeze nk'akavuyo nyine. Noneho tukaba tuti wenda byaterwa n'iyi covid cyangwa n'iki, ariko ukabona si gusa ibyo rero nanone nk'abanyapolitiki ntabwo twabiyebera ngo twishishije ngo tuvuge ngo reka FPR ubwo nihindura ngo ubwo tuzareba uko twinjiramo. Icyo nemeza nuko FPR ifite uruhare runini muri ibi bintu. Nuko ngo niba uyu munsi Kagame apfuye, niba yarapfuye, niba uyu munsi Kagame atagishoboye kuyobora, ashobora no kuba ahari wenda ariko afite uburwayi bukomeye butuma atayobora, uburyo FPR izabyitwaramo bizayiha amanota meza cyangwa mabi, bizatuma igihugu kijya mu midugararo cyangwa se kijye mu mahoro bitewe nuko izabyitwaramo. Icyambere rero mvuga nuko icyambere twebwe turashaka amahoro, turashaka imishyikirano. Baramutse baduhamagaye ko ati muze dukora imishyikirano, dore ikibazo twagize, umukuru w'igihugu yitabye Imana cyangwa yitabye Imana wenda, none mureke turebe uko twakorganiza, ibyo turabisaba cyane. Ndetse twebwe mu gihe iyi covid yari igitangira twarebye uburyo ki u Rwanda rwagerageje kubijera ariko bikabananira, dutanga icyifuzo cy'uko iyi covid yarangira ikaba nka shock muri economy. Hari ibyo bita shock economique, ni ikintu kiza kikagubaho ngaho kigakubita ibintu hasi, ariko akenshi kikagira n'ingaruka ku miyoborere y'igihugu. Tukavuga twebwe ntabwo bikwiye ko iyi covid yazavamo ngo FPR ikomeze uko yari yakabaye, Kagame yaba akiriho cyangwa yaba atakiriho. Ntabwo turaharanira ko inyuma y'iyi covid habaho ubundi buyobozi bushya, tugapropoza ko hajyaho inzibacyuho ihuriweho n'amashyaka menshi, ikamara ndetse imyaka 3 kugeza igihe aya matora mu 2024 ariyo yazagena inzego zitowe. Ariko guhera iki gihe kugeza icyo gihe Chaste Gahunde, ibyo byashoboka bite? Ibyo uri kuvuga byashoboka bite mu gihe yaba atararangiza manda ye? Ndavuga igihe yaba atararangiza manda ye ariko atagifite ubwo bushobozi bwo kuyobora. Urumva ko ni ukuvuga ko donc urumva FPR twebwe icyo dushaka ni icyo cyo kugira ngo mu rwego rwo kugira ngo turinde igihugu cyacu amakuba, mu rwego rwo kugira ngo twirinde ko ejo hazaza hazabamo izindi midugararo. Erega tujye tunibuka ko abantu bose badahitamo izi nzira z'amahoro twe dukoresha, hari n'abazahitamo izindi zishobora kumena amaraso, kandi wenda kandi twe nta n'imbaraga dufite zo kuba twabahagarika abo. Kandi niba babona ari uburenganzira bwabo, nk'uko FPR nayo yavuze ati ni uburenganzira bwacu, urumva ko bishobora kuzaba ibibazo bikomeye wenda bikatunanira no kubijera. Tukavuga tuti rero dore igitekerezo cyacu, mureke mwebwe niba Kagame koko atagifite ubwo bushobozi, nimudekarare ko hari icyo kibazo vacances y'uwo mwanya, ko umwanya ukeneye kukipa. None ariko dushaka igisubizo cya politiki, kuko hari amategeko, hari ibyo amategeko agenda, hari itegeko nshinga, hari ibyo riteganya. Ariko dukurikije ibibazo bya politiki bihari, amategeko agendera kuri burya politiki n'amategeko ni ibintu bijyana. Kugira rero ngo ubone igisubizo cyiza, ushobora gufata igisubizo cya politiki ugasana amategeko ukaba yashyize ku ruhande, tukagenda uburyo bwiza bwo gusimbuza buriya butegetsi, ikaba occasion yo kwinjizamo izi force zose zitavuga rumwe n'ubutegetsi, tukicara hamwe tukaganira, tugakora bya biganiro bihuza Abanyarwanda, tugategura itegeko nshinga rishya, tugategura amatora mu mwaka wa 2024, abaturage bakitorera ubundi buyobozi, tugakomerezaho noneho tugatangira igihugu kitagira impunzi, igihugu abatavuga rumwe n'ubutegetsi bose bamaze kwiginja mu gihugu. None twatangiye gukorera hamwe tuvuga tuti reka twubake igihugu cyacu. Abaturage bimwe mu bibazo batubwira kuba twababariza harimo kuvuga ngo bateze amaso abatavuga rumwe n'ubutegetsi kugira ngo barebe ko
igihugu cy'u Rwanda cyaba igihugu cyiza kurusha uko abantu babibona ku munsi wa none, hakajyaho ubuyobozi koko bubereyeho bukorera abaturage bunashyizweho nabo bashobora no kuvanaho igihe budakora ibyo bwabijeje, noneho bakavuga yuko amaso yaheze mu kirere. Ni uko opozisiyo, ni uko batavuga rumwe na buriya butegetsi badakora ibihagije, cyangwa mubibona ukundi? hari ibyo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakora byinshi kandi pe dukora byinshi, ariko cyane cyane ntitwibagize ko ikintu gihindura ubutegetsi ntabwo ari abatavuga rumwe n'ubutegetsi bonyine. Buriya habamo na geopolitike, yaba iy'akarere, yaba politike mpuzamahanga. Buriya hari ibyemezo byinshi cyane bifatirwa mu rwego rw'isi ku buryo nabyo bigomba kubigiramo uruhare. Tugasanga rero akenshi ibikorwa dukora, byaba ibyo bya diplomasi byo kumvisha abandi abo tuzafatanya kuko u Rwanda ntushobora kubaho nk'ikirwa, abaparteneri cyangwa se abo tuzagirana cooperation cyangwa abagirana cooperation n'u Rwanda, ugasanga hari ibyo dukora ariko ugasanga bitari abacengera, kubera ko wenda information bafite zidahuye cyangwa se kubera nabo izindi nyungu zabo bafite tutarahuza. Ubu rero akazi dufite nako guhuza inyungu, kubereka ko inyungu zabo zihura n'izacu, cyangwa se tukavuga tuti duhuriremo hagati, ari byo bita optimisation. Twoptimize, tuvuga ngo mwebwe ntimuhomba natwe ntiduhomba, tugere kuri iyo point yo hagati. Iyo point yo hagati aho ngo aha murunguka natwe turunguka, reka tujyane. Ariko kugeza ubu ngubu biragaragara ko ibyo dukora twebwe nk'abaharanira ubutegetsi ntibituragera kuri iyo point. Ntekereza ko ari ibyo Abanyarwanda batwumva badukurikira bajye bamenya kumva ukuri, ntibajye bumva ibintu by'ibihuha ubabwira ngo ejo nzaba nabihinduye cyangwa nagize gute, oya, ariko bajye banamenya kumva ukuri. Nicyo twita kuba umutarifana, ni ukugira esprit critique, ni ukureba kure, ni ukukwanaliza. Twemere ko mu by'ukuri opposition hari ibintu byinshi ikora, hari byinshi dukora, ariko hari aho tutaragera. Iyo tuba twarahageze koko tuba twicaye mu rugwiro, ariko aho ntiturahagera, ni nayo mpamvu tuzacika intege. Chaste Gahunde, Vice Perezida w'ishyaka Ishema ry'u Rwanda, mu munota umwe dusigaranye, wabwira rero Abanyarwanda ko ibishya cyangwa ibyo mugiye kubereka nka gahunda n'ibikorwa za vuba aha ari ibiki? Urakoze cyane. Icya mbere ni uko nk'uko mvuga hari aho tutaragera nk'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, niyo ni devoir yacu. Abanyarwanda ariko nabo bafite umusanzu munini cyane, nk'uko navugaga Abanyarwanda bariya bo muri 59 muri za 50 na kangahe, abo bakurambere bacu bakoze uko bashoboye kandi babigeraho, ariko ntago babikoze bonyine nk'abarideri, ahubwo bafatanyije na rubanda, bafatanyije n'abaturage. Urumva kugira ngo babashe no guhurira igitarama bakore iyo nama, byose byabaye ngombwa ko buri wese yitanga. Uyu munsi wa none rero icyo dusaba Abanyarwanda, turasaba Abanyarwanda d'abord, mu gihe turimo gushyira iyo gahunda hamwe, mu gihe twegeranye abo bafatanyabikorwa, tubereka uburyo ki umushinga wacu ushobora kunga igihugu, tubereka uburyo ki umushinga wacu ari wonyine ushobora gutuma nabo bunguka kandi natwe tukunguka, bityo ndetse no mu mateka azaza ntihazagire uwitwa ko ari igicibwa. Ni Abanyarwanda nabo turabasaba ko babigiramo uruhare. Kubigiramo uruhare gute? Abanyarwanda nibahaguruke, batobore, bavuge, niberekane akababaro kabo, nibakore. Twagiye twerekana uburyo ki abantu buriya nubwo ubutegetsi bwaba ari igitugu, ariko bugira utwenge. Hari utwenge twakwita utudirishya, twaba mu mategeko, twaba no mu mikorere, abantu bacunga neza bakanyuramo bakaba bagira icyo bahindura. Niba abantu bavuze bati turafata urugero, tugiye gukora, twanze gukonsoma ibiryo bikorwa n'uruganda urunuru kugira ngo tuhime ubwo butegetsi, turasaba ibiko bikorwa, turashaka gukora wenda urugendo rushuri, cyangwa turashaka ibintu nk'ibyo ngibyo bitabangamiye amategeko y'igihugu, ariko nanone biharanira uburenganzira bw'abantu. Ni ngombwa ko abantu bumva ko uburenganzira bwabo bagomba kubuharanira, mu gihe natwe turi kuri urwo ruhembe rundi rwo kubwira amahanga tuti nimurebe uko ibintu bimeze, dore uko twabikorana. Abanyarwanda nabo bagomba kumva ko tugomba gufatanyiriza hamwe, nabo bagahaguruka bakadufasha muri ubwo buryo. Badufashe nabo berekane akababaro kabo, batanga amakuru kandi bamagane ababahohotera ku mugaragaro.
bose babe abataripfana mu by'ukuri koko bafite ingero nyinshi, hari abagiye babigerageza. Icyakora icyo nabasezeranya nuko niba ntago ari ibintu biri garanti ko bizagenda gutyo gusa, harimo abashobora kuzahohoterwa, harimo abashobora kuzagirirwa nabi, ibyo nabyo bagomba kubyitegura, ariko nanone bakavuga bati aho kugira ngo dukomeze tubeho dutya dupfe nabi, ntuza imirere na mirere nko kuri bavuga mu Giswahili, ariko ni ngombwa ko hagira ikiba kugira ngo ibintu bihinduke, bityo abazadukomokaho bazagire u Rwanda ruzira umwiryane, u Rwanda abantu bose babubaka bumva ari urwabo. Chaste Gahunde, visi perezida w'ishyaka ishema ry'u Rwanda, turagushimiye kuri radiyo Urumuri kandi turakwifuriza ibihe byiza. Twaganiraga uri mu gihugu cy'Ubufaransa. Murakoze cyane.